umusozi utuye utazawuvaho. Bene data mumurice, nta muntu n'umwe utifuza ibyiza, nta muntu n'umwe udaharanira kumera neza, nta muntu n'umwe utifuza kumera neza, nta muntu n'umwe utifuza iterambere, nta muntu n'umwe utifuza kuzamuka, nta muntu n'umwe utifuza kuba igisubizo, nta muntu n'umwe utifuza kugira akamaro mu muryango no mu gihugu cye no mu itorero no mu bavandimwe. Buri muntu wese arabiharanira, ariko dore ikintu kituzengereza, hari imbaraga zikuzimu, hari imbaraga zavuye mu ijuru iyo ngiyo zamanuka na sofero, hari imbaraga zo mu miryango iwacu, hari imbaraga za karande, hari imbaraga z'amashyari z'abantu babona utangiye kugira agashura, aho kugira ngo baryame bakwifuriza ibyiza bakakwifuriza ibiri. Hari abakurwanya bakoresheje iki? Bagakoresha ubwenge. Hari abagahaguruka bagakoresha ubwenge, bakajya bararaho ubwenge bwabo aho batabukoresheje bajya mu ikayi, bakabukoresha bashakisha uburyo bagufungisha, bakabukoresha bashakisha uburyo bakwicisha. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Yesu ashimwe. Inshuti za gusengerwa bari ku migabane itandukanye y'isi, turabaramukije mu izina rya Yesu. Ni wa mwanya n'ubundi w'ijambo ry'Imana, ndetse no kuramya no guhimbaza ndetse no gusengera ibyifuzo. Mbahaye ikaze kandi ubundi ntabwo nabura kubashimira ubufatanye bwanyu, uburyo mugenda mubana natwe, abadusengera, abatugira inama. Imana ibahe umugisha, abakomeza gukwirakwiza ijambo ry'Imana ku bantu batandukanye. Imana ibahe umugisha, mukora share ndetse n'abakora subscribe, namwe Imana ibahe umugisha, ndetse n'abakora comment. Imana ibahe umugisha. Inshuti zanjye muri Amerika, ndabiza nahurikiye muri Amerika muri benshi, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Abankurikiye muri mu Bubiligi, Imana ibahe umugisha. Abankurikiye mu Faransa, Imana ibahe umugisha. Abankurikiye mu Busuwisi, Imana ibahe umugisha. Inshuti zanjye muri mu Bushinwa, Imana ibahe umugisha. Abari Dubai, Imana ibahe umugisha. N'ubundi turacyari muri wa mwanya ijambo ry'Imana. Abankurikiye bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Hari inshuti nyinshi cyane, hari abantu b'Imana benshi badukurikira, bakora comment, batugira inama. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. By'umwihariko mu mujyi wa Kigali turi muri Guma mu Rugo, kandi tuzi ko Imana ibanye natwe, iraturinze kandi turaho. Gusa umuntu ntiyizirikane, aho kazirikane na mugenzi we, azirikane n'abandi, uzirikane ko ari umuntu muturanye cyangwa umuturanyi. Imana iduha umugisha, kandi Imana ibahe umugisha. Nanjye ndawukeneye, ndawakiriye. Ntabwo nabura gushimira kamerane Jared, Imana imuhe umugisha. Tuba turi kumwe ahangaha. Bobo murabizi ko muri kumwe, ariko Guma mu Rugo amufatiye mu ntara, ari mu ishuri, ariko turi kumwe na Jared. Imana imuhe umugisha kandi biri kugenda neza. Uyu munsi rero nafashijwe, ndumva shaka kuririmba akarimbo ka Siro kagenda gatuje ku buhanuzi. Abantu bajya kunda kumbaza ngo indirimbo zanjye ziba ari ubuhanuzi, yije ndayiririmba cyase nkayicuranga. Hari igihe abaro ibigiye nuko tubanye, kandi abantu bo tuziranye barabizi, abandi ntabwo babizi, ariko indirimbo yanjye kenshi zikunda kuza ari ubuhanuzi, kuko ni Yesu wabiduhaye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, hanyuma twiyegereza dutereta Imana. Ndaritse buri muntu wese ufate bira yawe, wegere hafi, tuganire ijambo ry'Imana, ukurikirane ijambo ry'Imana kuri gusengerwa. Uwo dukurikira wese nguhaye ikaze, kandi nzi neza ko ijambo ry'Imana riragufasha. Mana ishimwe. Mana tugushimira imbaraga zawe zikomeye, tugushimira umugambi wawe mwiza, tugushimiye imirimo dukorera, tugushimiye uburyo ubana natwe, tugushimiye uburyo urinze igihugu cyacu, tugushimiye uburyo urinze abatuye mu Afurika, tugushimiye uburyo urinze isi. Turabigushimiye,
tugushimiye imbaraga zawe zibohora, tugushimiye imirimo ikomeye, tugushimiye imirimo n'ibitangaza ujya utugirira, tugushimiye mwami ujya uturamira, tugushimiye uburyo uri umwami mwiza. Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye ukunesha kwawe, tugushimiye imirimo itangaje, tugushimiye imbaraga zawe zibohora, tugushimiye ijambo ryawe rikomeye, tugushimiye mwari tugiye kwinjiramo ukuramya no guhimbaza ndetse no kumva ijambo ryawe. Ureke uhembure umuntu wese, buri muntu wese ugiye gutangira ni gahunda yo kuramya no guhimbaza ndetse no kumva ijambo ryawe. Habwa umugisha nawe, ahemburwe nawe, reka imbaraga zawe ziganze muri kano kanya, ukuboko kwawe kwiza kumubeho, mavuta y'Imana mubeho. Mwami Yesu Kristo, wari ufite nimba n'agahinda, ahemburwe n'uyu mwanya. Wari ufite ibikomere, ahemburwe n'uyu mwanya. Wari waratawe, ahemburwe n'uyu mwanya. Mwami wari unsuzugurwa, ahemburwe n'uyu mwanya. Buri muntu wese mu cyiciri arimo, mureke uyu mwanya umuhembure. Buri muntu wese ukurikiye gusengerwa, ndetse n'uzafungura agafata telefone agafungura cyangwa mashini akabona gusengerwa, rikazahabwa umugisha nawe azahemburwe n'ijambo ryawe. Urakoze mwami kudufasha muri byose, kuba dutangiye kujya dushoje mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Komeza usenge, komeza wisengere, komeza usenge, usenge Imana yawe. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge, uzabona igisubizo. Mu gusenga havamwo amahoro, ugusenga havamwo uburinzi, mu gusenga havamwo amahoro, ugusenga havamwo uburinzi, mu gusenga havamwo ibyishimo. Komeza wisengere, komeza usenge. Nubwo ibibazo ari byinshi mu buzima bwawe, ntibihagarike ubusabane bwawe n'Imana yawe. Nubwo ibibazo ari byinshi ku buzima bwawe, ntibihagarike ubusabane bwawe n'Imana yawe. Komeza usenge, nshuti komeza wiherere, komeza usenge, komeza wihererane n'Imana yawe. Komeza, komeza mugenzi wanjye, komeza, 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 komeza wiherere. Nubwo ubona bikomeye, ukabona hepfo na ruguru nta nzira, komeza, komeza, komeza wiherere. Komeza usenge, ugusenga harimo byose mugenzi. Komeza wiherere, komeza, komeza, komeza usenge. Komeza wiherere, mubyeyi, komeza wiherere. Munyamasengesho, komeza usenge. Muvugabutumwa, komeza wisengere. We gucika intege, komeza wisengere. Rubyiruko
ibiguca intege witega amatwi bikunabura mu bidafite umumaro hererana n'Imana yawe komeza wiherere komeza wiherere nubwo ubukene ari bwinshi komeza wiherere nubwo intambara ari nyinshi komeza wiherere nubwo uburwayi bukunanize komeza wiherere imbere y'Imana usenga kutamano imbere y'Imana usenge imbere y'Imana usenge yibwire byose imbere y'Imana usenge yibwire ibikuruhije imbere y'Imana usenge yibwire amaganya yawe imbere y'Imana usenge komeza wisengere komeza wisengere bikangwa na COVID komeza wisengere jya mu nzu yawe wihererane n'Imana jya mu cyumba cyawe wihererane n'Imana senga udasiba uzasubizwa humura jya muri saro yawe wihererane n'Imana jya mu cyumba cyawe wihererane n'Imana dere manda la sarabo divini cosini mando revoria komeza usenge n'urubyaro rwawe uzarindwa muhumure jya mu nzu yawe hamwe n'abana bawe wiherere jya mu cyumba cyawe wihererane n'Imana irukana ibigucunda ikoba irukana ibikubuza amahoro senya imigozi y'abadayimoni kubita hasi imbaraga z'ikuzimu senya imigambi cakura ku buzima bwawe senya ibyakuboshye rimbura kubita hasi ibyishyira hejuru kurwanya Imana muri wowe komeza herane n'Imana yawe komeza mubyeyi we wicika intege komeza wiherere mukobwa komeza komeza wiherere komeza wiherere komeza wihererane n'Imana komeza bikosabo komeza uganire n'Imana komeza ugiye gutungurana Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro nshuti zagusenganwa uyu munsi tugiye kuganira ijambo ryitwa gutungurana gutungura
abakuzi gutungura, abo muturanye gutungura, abakugisha impaka gutungura, abo mwabanye gutungura, abagupinga gutungura, abanegura gutungura. Mbese tugiye kuganira ijambo ariko rifite umutwe uvuga gutungurana. Gutungura abaguha iminsi, gutungura abavana ntacyo uzimarira, gutungura abavuga ntabwo uzaheka, gutungurana. Ese ninde watunguranye? Ninde watunguye abantu? Tugiye kure umuntu watunguranye. Yaratunguranye, atungura abantu baratangara, bavuga amagambure. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo itegure gutungurana. Wowe gusa komeza usenge, hari imbaraga z'Imana zigiye kuguteza intambwe utungurana. Umutwe w'icirwa ni ugutungurana. Wari witeguye gutungurwa n'ikimwaro, ahubwo aba ari wowe ugitungura. Abantu bari biteguye kuguseka, ubatungure mu izina rya Yesu washibira. Abari biteguye kuvuga ngo uzapfa, ubatungure babonye ukoze ubukwe. Iri ni ngubuhanuza umwuka w'Imana maye. Ndagira ngo tuganire turebe ko hari uwatunguranye, arahari. Turasoma ijambo ry'Imana, gutungurana. Turasoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice ni 6. Turahera ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice ni 6. Avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye, aherako yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora abikura he? 3. Mbese si we wa mubaji mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni, bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Imana ishimwe. Uyu ni Yesu watunguranye, aratungurana. Ndashaka kuvuga kugutungurana. Muri make, Yesu nta nubwo banamwemeraga, nta nubwo wumvaga n'ibyo avuga, nta nubwo bemeraga, kuko baranamupingaga. Karitsiye yari atuyemo bari bayizi, ahakomoka bari bahazi, nyina bari bamuzi, base wa bari babazi, bashiki be bari babazi. Ntabwo babyumvaga. Munyumvire namwe, ntabwo babyumvaga, ntibanabyemeraga. Ariko arabatungura, baratangara. Imana ishimwe. Ngo aramanuka ajyayo, arigisha ku isabato. Abantu baratangara. Haramanuka ajya yinjira mu isinagogi arigisha ari ku isabato. Abantu baratangara, barahamagarana, bagahamagarana ati niko kana, uyu muntu ni mumuzi, uyu mwana hajya ni mumuzi, si mwene kanaka.
uyu mwana ntabwo mumuzi hariya hirya. Bamwe ati suri kubaza ntabwo umuzi si n'umuzi si umubazi. Bandi ati ariko se uriri kubaza ntabwo ari mwene Mariya. Uriya mwene Mariya ntabwo umuzi. Abandi ati ariko se uri kubaza ba Simoni ntabwo bazi, ba Petero ntubazi, bashiki be ntubazi. Murimo murabazi ngo abantu baratangara. Gutungurana kwiza. Imana igwe gutungura. Banishimwe. Abantu batangira ibanze nawe Yesu wakuze bamureba. Yesu wavutse bamureba. Yesu wakuze bamureba. Yesu birabayobera. Uyu ninde utangiye guhumura impumyi? Uyu ninde utangiye gutegeka ibirema bikahaguruka? Uyu ninde utangiye gutanga abantu baramungaye akabakiza ubumuga? Uyu ninde baravuga ati uyu ninde nitumuzi, uyu mugabo nitumuzi mwokabyara. Uyu mwana jate aturutse ni mwene nati ni mwene Mariya. Uvuze satareka ni mwene Mariya. Undi wese ati ni mwene Mariya. Abana atasi ubwenge abuvanye iki? Ubwenge turi kubona afite abuvanye. Uyu mwana uri mugenda ukora ibitangaza ubwenge Imana ishimwe ubwenge abukuye hehe bungana gutya? Bamwe atase rikavuye mu ishuri hehe? Abantu abikibazo mu baturanyi, abikibazo mu bamubonye Yesu yaratunguranye, abikibazo mu bamuzi no mu batamuzi yaratunguranye, abikibazo mu bavandimwe be aragenda aratungurana na mama w'umubyara nawe yaramutunguye. Haleluya, Imana ishimwe. Gutungurana kwiza. Abikibazo bamutangira kumujyaho impaka. Gutungurana. Iyo umva bajimaka badatari kose si wamubazi mwebwe wamubazi se niki cyapa kuri wamubazi. Nuko bavuga uriho kwanuza se niki cyamuvaho. Nuko bavuga ukika ukarangiza bakavuga ati muri muryango ari dise zakabona so kwa runaka su hahandi muri ya mashinge iri ya ruguru ritumuzi hari icyo azigezaho. Gutungurana. uyu Yesu yabaye ikibazo aba n'igisubizo. Kuri bamwe yabaye ikibazo, ndetse na n'uyu munsi tuvugana hari abatari bemera ko Yesu Kristo ari we yabayeho. Hari abagitegereje ko azaza. Ariko Yesu ni byiza. Yusomye amateka bajya bagenda gusura, bajya mu isera, bajya bajyayo. Hari abatabyumva neza. Yesu ajya atungurana. Impamvu Yesu yatunguranye niyi, yagira ngo ibyo akoze azabikore n'abamwubaha. Na n'uyu munsi iyo kizijwe ukava mu byaha, ukava mu bisi kandi ubarimo, hari ukuntu ucomoka umuntu agacomoka akava mu bisi kandi abarimo atagiye mu izo atanapfuye, ukambara nk'abo ukagenda nk'abari gutandukanye nabo, agenda guha amakuru azaguhesha gutungurana. Mbibutse ko uyu mugabo bari baramuhanuye, bari baramutegereje, bari bategereje umuntu uzaza udasanzwe. Dekose Imana bari bategereje umukiza. Amateka yari yaravuzwe. Na n'uyu munsi
iyo wubashye Imana ugakiranuka, mwibuke ijambo yasize avuze ngo muzakora n'ibyo ntakoze. Muzakora, abanyubaha, abankorera, abemera izina ryanjye, abankurikiye, dekotama, abo muzakora ibiruta cyane ibyo nge nakoze. Umva kuntu yatunguranye, aratungurana. Yesu aranabimenya ko yatunguranye. Umva kuntu yavuze ku murongo wa 4. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Umva, yari yababonye, yabajomereye, aravuga ati ariko muririrwa muzana amatiku, burirwa. Umuhanuzi ntago ajya buri cyubahiro mu gihugu. Icyakora mu gihugu cyabo, cyangwa se mu nzi wabo, cyangwa se mu rusengero wabo, cyangwa se aho yirirwa, ashobora kubura icyubahiro. Ndetse no mu nzi wabo yakibura, ariko ntabura icyubahiro. Umva, yari yababonye. Ubuhanuzi nkuzanye, Imana ifashe uko ndi kubyumva, bari kubyumva. Kereka fashe nk'urushinge nkajya ngenda nk'ujomba, ubyumva ko hariho Imana ishobora kugukingurira ugatungurana. Ntushobora kubyumva, ariko hariho gutungura. Na n'uyu munsi Yesu, iyo mwizeye, ajya aca inzira aho zitari, ugatungura abantu. Ugatungurana, abantu baravuze ngo ntuzatungurana, abantu baravuze ngo uzakenyuka, abantu baravuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, abantu baraguhaye iminsi, abantu barabati nikura yabaye. Hari igihe umuntu atungurana yarasaziye mu byaha cyangwa usaziye mu kabari. Hari abantu bajya batungurana, umuntu ukamunaga ari muri buwate, cyo mu gitondo ukamubona yakijwe ari muri korari, aratunguranye. Hari ugutungurana ku bantu. Wirebe ibiri ku isi, wirebe imivuduko ihari, wirebe intambara zihari. Hari Imana ishobora guhindura amateka ya muhanya, ugatungurana. Yesu yatunguye abantu batungwa nuko ari gukiza. Nta biri nabahaye. Abantu batungwa nuko atangiye kubwiriza. Abantu batungwa nuko atangiye kurondora abantu. Abantu batungwa nuko atangiye guhagurutsa ibirema bikagenda. Agahumura impumyi. Noneho tugaruke muri ubuzima busanzwe, ku muntu wubaha Imana, ku muntu wamenye Imana, ku mukristo, ku muntu usenga, ku muntu ukijijwe, ku muntu wategereje Imana, ku munyamasengesho w'umukobwa, ku munyamasengesho w'umubyeyi, ku munyamasengesho w'umupapa, ku munyamasengesho, ku muntu uvuga Imana, ku mukristo. Ushobora kuba mu buzima ubayemo ntube wabona ishusho y'ubuzima. Ubuzima ubayemo ntube wabona ibyiringiro. Ubuzima ubayemo ntube nta muntu n'umwe wagutumira mu birori. Ariko ndajya nkumenera ibanga. Ibyago bikomeye ni ukurekura agakiza. Ibyago bikomeye ni ukuba mu mwanya wo gusenga. Ibyago bikomeye ni ukureka Kristo. Ibyago bikomeye ni ukwibagirwa imbaraga z'umusaraba, ukibagirwa Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Iyo utabyibagiwe, umva nkubwire, gutungurana kuje ku buzima bwawe. Mu gihe abantu benshi, ubu ni ubuhanuzi bwawe. Imana ishimwe.
ushyire muri agenda yawe. Mu gihe abantu benshi barimo bavuga ngo byanga byakunda, asigaza izuba rimwe agapfa. Akira gutungurana, utungura abantu bakubona uri kugenda mu izina rya Yesu. Mu gihe abantu bari kuvuga ngo umva arasebye, birarangiye, ndewe sinima, ntabwo birangira muri Kristo. Akira gutungurana mu muryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uricaye urarira, impfubyi birarangiye, nanjye zimarira birancanze, na epfo no haruguru ndishaka niyahure wanda birarangiye. Oya, umwuka w'Imana yambwiye ngumbwire ngo kububaha Imana, kubakiranutsi, kubizera, kubamenya Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. Hari ugutungurana kuri abo bantu. Ubundi umuntu utungurana n'umuntu wari unsuzugurwa. Umuntu utungurana n'umuntu utaruzwi. Ntiwumvaga ko bavuga ngo ntiyari umubazi. Nubaho ngo mwene Mariya, mwene Yosefu, uriya ni igiciye yakora iki? Umuntu utungurana n'umuntu bari barakuyeho amaboko. Umuntu utungurana n'umuntu abantu bamaze gushyira hari ukuntu abantu bagucaga stari. Waba mu rugo iwanyu bakagucaga stari. Waba na musaza wawe akagucaga stari akavuga ati aha nazaharenga byararangiye. Daiko sini mandola. Waba mu kazi bakavuga ngo aha nazaharenga, umushahara n'uyu ntuzigera uzamuka. Waba uri aho ngaho uba mu buzima budahinduka, bavuga ati byanga byakunda ni aha ngaha. Ariko umva nkubwire, umwuka w'Imana yambwiye ngo hari ugutungurana kubizeye. Yo, biteguye ko mu minsi mike cyamunarira gufata, yamara kugufata ibyaha bigatezwa, ugakorwa n'isoni, ukongera ugahananuka. Biteguye kukuvugiriza impundu zo kugukoba. Ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo hariho gutungurana ku buzima bwawe. Ibyo shitani ari mategura, iyo migambi shitani ari gupanga ku buzima bwawe, ntabwo iragerwaho. Hari imbaraga z'umusaraba, hari imbaraga z'Imana Data, hari imbaraga za Kristo, hari imbaraga zibohora. Halawasini, umva nkubwire, wowe uri kureba mu kuboko kwawe ukabona nta byiringiro, ukabona nta cyerekezo, ukabona nta murongo, ukabona byagucanze. Hari ugutungurana kuri wowe musore, hari ugutungurana. Hari ukuntu umuntu atungurana, hari ukuntu Imana ikora igitangaza, Imana igatungurana umuntu ikagutungura. Igihe kimwe Imana igeze intungura, irantungura, nanjye ndatungurana, abantu baratungurwa. Kuko akazi nakoraga abantu bari bakazi. Ndatungurana, akira gutungura, ndatungurana. Ya papa, ndatungurana. Imana igira gute, ndatungurana. Nisanga bari kuntwara n'imodoka y'akazi. Akira gutungurana mu izina rya Yesu. Tungura ibiguhanze amaso, ubitunguza amashimwe. Utungure ibigukanuriye, ubitunguza amashimwe, ubitunguza akazi, ubitunguza amahoro, ubitunguza ubuzima, ubitunguza urubyaro, ubitunguza iterambere, ubitunguze kugira ijambo, ubitunguze kugira amahoro. Umva ababwira abantu b'Imana mu nkuriki. Ushobora kuvuga ngo ko wararisa arimo avuga iby'ubuzima busanzwe atarimo avuga iby'ijuru. Wabuze iby'ubuzima busanzwe n'ijuru ntabyo uzabona. Uri kuye he?
mu ijuru urara no gukira mu ijuru niwe zamando kugira ngo uhabwe ibiguhesha muri urugendo kugira ngo ubashe kugenda muri urugendo nuko Imana ikuraho imigozi guhambiriye igakuraho imigozi biturutse mu bumana bwayo biturutse mu butware bw'iyo twizeye biturutse mu Mana Data n'Umwana n'Umwuka we kugira ngo uzabashe kubona ijuru nuko Imana ibanza gucagagura iyo migozi guhambiriye nuko enefo Imana igomba gukoresha umwana wa Yesu Kristo n'Umwuka wera bigacangagura imigozi ihambiriye ubuzima bwawe nawe ugatungurana kugira ngo ubashe kugira ibyishimo kugira ngo ubashe kugira umunezero kugira ngo ubashe kugira iterambere nk'abandi marayika w'Imana nabaje akuvana aho hantu muri iyo gereza y'ibibazo ahantu wari ufungiranye utungurane mu izina rya Yesu. Imana ishimwe marayika w'Imana naze ku buzima bwawe abanza kuvaneho iminyururu akuvaneho imigozi akuvaneho ubwo butayu akuvaneho amarozi akuvaneho za karande akuvaneho uruzerero akuvaneho kurarurira akuvaneho gucika umugongo hanyuma newe sinimo utungurane. Haleluya. Imana ishimwe nshuti zagusenga rwa tubona abantu bagiye batungurana yosome ibyakozwe n'umwa ibice 12 tuhasanga inkuru za Herode na Petero ubwo Herode yaramaze kwiyongeza amaze kwica Yakobo agambira kwiyongeza afata na Petero amufungira mu nzu y'imbohe. Herode yibwiraga yuko ubwo Herode afungiye Petero mu nzu y'imbohe Petero atazatungurana, ariko Petero hari Imana yari yaramenye, hari ukubana n'Imana yari yaramenye, hari ugusenga yari yaramenye, hari imirimo yari afite yamuheshe gutungurana, aratungurana tanikosi ni mandola. Imana wakoreye, Imana wavugiye, Imana wasenze, Imana wizeye, Imana wakurikiye n'izindi ifite inzira yacamo ugatungura ibiguhanze amaso. Umva, Herode aramufata Petero amujyana amufungira muri gereza ikomeye, gereza y'ubwami, gereza ikomeye. Afata abasirikare 16 gereza ngo umuryango wo hanze barufungishije ibyuma, aramufata mujyana mu cyuma mufungiramo imbere amuhesheje iminyururu. Mana we, Petero aricara arumva, yicara aho ngaho, aho yicaye Herode hasiga abasirikare bane bo kumurindira aho yicaye. Kuruja bashyiraho, kugwa kabiri bashyiraho, kugwa hanze bashyiraho, ariko nemandoleko hari wo gutungurana. Nubwo ibyo byose byemeze gutyo, Petero hari uwo yari yizeye, acira gutungurana. Imana ishimwe banyamasengesho bantu b'Imana muri ku migabane itandukanye y'isi, ibigutsikamiye bigomba kukurekura nawe ugatungurana mu izina rya Yesu. Tewe ni sinimo ndabona hari ibintu bihambuka biva ku buzima bwawe, ibintu byari byarabaye byari hagaze imbere byinjira nka bariye. Izo bariyeri Imana igomba kuzikatagura newe sinima ugatungurana. Ugomba kumunda asanzwe ku buzima bwawe. Umva, kubera bitorero Petero yari afite inshuti, yari afite uburyo yakoreye Imana ngo abitorero bumvishije amakuru yuko Herode yamujyanye, ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana, bajya mu cyumba, bajya kwamara, bajya mu cyumba, bajya gusenga, barira Imana, bakayatwanza
agasuzuguro ka Herode, kwanza agasuzuguro ka Herode, ngo abanyamasengesho barasenga, abanyamasengesho barasenga, abanyamasengesho baririra Imana, abanyamasengesho bavugira Imana, abanyamasengesho batitiriza Imana, ngo barasenga kugeza igihe Imana yatumye marayika muri gereza. Marayika yinjira muri gereza atakomanze, marayika yinjira muri gereza nta ruhushya yasabye, marayika yinjira muri gereza atategwa. Imana ishimwe, yinjira muri gereza atunguranye, atungura abarinzi, atungura abantu bose, atungura ingabo abasirikare 16 arabatungura, ntibigera babimenya. Umva gutungurana, arabatungura. Marayika asanga Petero aho yicaye, aramubwira ngo Petero, ndi marayika uhagarara imbere y'Imana, ngamukoma mu mbavu. Imana ishimwe, tunguwe, ntabwo bari kubimenya. Imana yaguhaye gutungurana, imbaraga zikurwanya, izihumisha amaso. Iyo ugiye gutungurana, ibyo bakuroze ntibabikigufata, ibyo batongera ntabwo byagufata. Imana yashyizeho umunsi wo gutungurana, gutungura abanzi bawe, gutungura abarozi, gutungura abanyamagambo, gutungura iminsi, gutungura abaguhanze amaso, gutungura inshuti n'abavandimwe. Erega nazo ziratuza ngo yego kumana Imana nibyo imukore. Imana twizeye igihindura amateka. Ngo marayika aganira na Petero, bagirana ikiganiro muri gereza. Babarinzi ntibabyumva, ngo aramuhagurutsa, ngo iminyururu iragwa, iradohoka iragwa, aramusohora. Umva gutungurana. Ndumva umwuka w'Imana mbira ngo hari abantu bagiye gutungurana muri no bihe bya Covid. Abantu bagiye gutungurana, hari abakobwa bagiye kuzatungurana, hari abasore bagiye kuzatungurana. Gutungurana nimba Imana ikuzigamye, urupfu ntirukwibe, urupfu ntirugutware, ubuhanuzi bwawe. Humura, Yesu yiteguye kuzatungura imbaraga z'abarozi. Nize kantu bakuzirikiye utazahava, bizeye yuko umusozi utuye utazawuvaho. Bene data mumurice, nta muntu n'umwe utifuza ibyiza, nta muntu n'umwe udaharanira kumera neza, nta muntu n'umwe utifuza kumera neza, nta muntu n'umwe utifuza iterambere, nta muntu n'umwe utifuza kuzamuka, nta muntu n'umwe utifuza kuba igisubizo, nta muntu n'umwe utifuza kugira akamaro mu muryango no mu gihugu cye no mu itorero no mu bavandimwe. Buri muntu wese arabiharanira, ariko dore ikintu kituzengereza. Hari imbaraga zikuzimu, hari imbaraga zavuye mu ijuru iyo ngiyo, zamanukanye na Sofero. Hari imbaraga zo mu miryango iwacu, hari imbaraga za karande, hari imbaraga z'amashyari z'abantu babona utangiye kugira agashura, aho kugira ngo baryame kwifuriza ibyiza bakakwifuriza ibibi. Hari abakurwanya bakoresheje iki? Bagakoresha ubwenge. Hari abagahaguruka bagakoresha ubwenge, bakajya bararaho ubwenge bwabo, aho batabukoresheje bajya mu ikayi, bakabukoresha bashakisha uburyo bagufungisha, bakabukoresha bashakisha uburyo bakwicisha, bakabukoresha abantu bakavunika, bavunwa n'ibyo. Hari abakoresha inama, abantu bakarara bakora inama, bari kuziza urangize kaminuza, bari kuziza inzu urangize kuzuza, barimo barakuziza umwanya Imana iguhaye, barakuziza butiki Imana ikwihereye. Bakarara bakora inama, bagakora inama, bagakoresha ubwenge, bagakoresha inama byabananira, bagakoresha ibyo bitanga ubuhanga. Uzabisanga mu gitabo cy'imigani, igitabo cy'imigani ibice 21 ku murongo wa 30. Hari ijambo rivuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Bagakoresha inama, bagakoresha ubwenge, bagakoresha inama, bagakoresha ubuhanga, bagashaka ibitega, bakarara bacuragura, bakarara batongera, bagatwara imisatsi, bagatwara inzara. Abantu baravunika, ariko ntibazi uwo twakurikiye, ntibazi uwo twamize, ntibazi uwo wamenye, ntibazi uwo wakiriye, ntibazi uwo ukuri imbere. Imana ishimwe.
ubuhanuzi bwinshi ku buzima bwawe. Uwo mubabaro wicaranye, ako gahindura harana, ukugenda wivugisha mu muhanda, ukugenda wiganiriza, ntabwo ariko Imana yakuremye, ahubwo ni inama, ni ubwenge, ni ubuhanga, ni amashari, ni akagambane, ni ibikudindiza, ni iminsi n'ibihe, ni ibigeragezo, noneho bikazamuka bikaza bikikubita no kwibigeragezo. Uyu munsi turi kumwe, ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo mbwira abanyamasengesho, mbwira abantu bakurikiye gusengarwa, mbwira umuntu wese wemera Imana Data n'Umwana n'Umwuka we, mbwire n'utayemera ko niyakira Yesu agakizwa. Hari gutungurana, hari ugutungurana. Newe sini malo kitarabo, hari ugutungurana. Shene wazini mando reko, hari ugutungurana. Mwisi iyi si turimo irimo umwijima, irimo imbaraga za sekibi, ariko iyi si irimo n'umwuka wera. Hari umwuka wera twasigiwe n'umufasha utuburanira, ujya imbere y'Imana akatuburanira. Uyu mwuka wera niwe uguhesha gutungurana. Ndabona imigozi myinshi, marayika w'Imana acagagura imigozi myinshi ku bantu b'Imana. Tewana mandala kita, ndabona imigozi myinshi yariboshe ababyeyi, yariboshe abasore, yariboshe abakobwa, yariboshe abagabo. Hari Imana ize gucagagura imigozi. Umwuka wera aratuvuganira, akatuvuganira, akazamura amasengesho yacu, amasengesho akazamuka. Umwuka wera akayahereza Yesu Kristo, Yesu Kristo akajyana imbere y'Imana, Imana igafata ibyemezo, Imana igafata ibyemezo. Wagize ngibyo Herode, ibyemezo bya Herode byagezweho. Wowe se n'ufite Herode ukuzengereje, nuzi ko hari Herode muturanye, nuzi ko Herode mugendana, Herode utuma udatera imbere se n'umufite. Ibyo byemezo se bagize ngo bizagerwaho, ntabwo ibyemezo by'abagome byagerwaho. Ntibikunda. Taigo sini mando lebo, tewene fo ene mandara. Aho icyo nabwira abarozi, icyo nabwira abapfumu, icyo nabwira baragutongera, icyo nabwira kuko nabo bajya bakurikirana ibintu by'Imana bakabyumva, nababwira ko bahungira kuri Yesu, nababwira ko bahungira kuri Yesu wenyine, kuko nta mbaraga bafite. Iyo bazigira uba warapfuye, iyo bazigira uba waribagiranye, iyo bazigira ayo maguru aba yaracitse. Nubwo bakugize ikimuga ariko uracyahari. Imana ishimwe. Ejobundi nabonye yerekwa, mbona yerekwa bikomeye cyane, mbona yerekwa, mbona umwijima mwinshi cyane, umwijima mwinshi, mbona umwijima mwinshi cyane, mwinshi. Ntabwo nabonaga umwijima ngo mbona amaso yanjye uheze, ariko agiye kubona mbona abantu batwaye amabuje, mbona ibibuje binini byaka. Abantu babaye abakatolike barabyumva, abantu basenye muri kizabona, mbona bya bibuje binini cyane byaka. Mbona abantu benshi bafite amabuje menshi, ngo abantu baracana. Mbona buri muntu wese ari kugenda acana, ashyiraho buje ye undacana, ashyiraho buje ye undacana, ashyiraho buje ye undacana, ashyiraho. Ngiye kubona mbona wa mwijima uvuyeho, mbona abantu ahantu hose harabonye, mbona ahantu hose hahindutse umucyo. Mwumva ngo ni abanyamasengesho, ni abantu bahagurutse bari gusenga. Hari umwijima Imana ije gukura ku isi, hari umwijima Imana ize guhagarika kubw'imbaraga z'abanyamasengesho, kubw'imbaraga z'abinginga Imana. Hari umwijima tani wasi
sinimo hari umwijima ijoro umwijima nivuga umwijima sinima byumva sinzi kuba byumva tabyita iki ijoro ahantu hatabona ho umwijima hatabona hari imbaraga z'abanyamasengesho bari mu bacana nubwo abadayimoni barwanyije itorero bakarwanya abanyamasengesho bakarwanya umurimo w'Imana bakarwanya abavugabutumwa bakarwanya abiginzi bakarwanya abadayimoni nta kuntu batagerageze ngo barwanye ikiremwa cya muntu ariko nabonye abantu bahaguruka tana wala kosidi mandolepa nabonye abantu bahaguruka n'amabuje buri muntu wese acana ashyiraho buze udacana ashyiraho buze udacana ashyiraho mbona umwijima urahunze nuba hari igitangaza Imana igiye gukora ku bantu igitangaza Imana igiye gukora maniwa takosinimo shuti mumurikiye gusengerwa hari ugutungurana ku buzima bwawe hari ugutungurana ku bakuzi hari ugutungurana mu gihugu cyawe hari ugutungurana ku isi hari ugutungurana abana ngo ni mwene nde ndagira ngo ugire icyifuzo muri kano kanya dusatira umusozo wo gusenga ndagira ngo ugire icyifuzo ubwira Imana ubwire Yesu ngo Yesu nanjye ndifuza gutungurana imyaka umaze utagira akazi bwira Yesu ngo Yesu ndifuza gutungurana nanjye nkabwira abantu ngo aro ubu ndi mu kazi bwira Yesu ndifuza gutungurana bwira abantu ngo aro ndi gutegura ubukwe nawe sinimo hari ugutungurana wabaye umuyobozi hari ugutungurana wabaye paseri hari ugutungurana wabaye umushumba hari ugutungurana wuzuye umwuka wera hari ugutungurana uri gukora ibitangaza hari ugutungurana Imana yaguciriye inzira nawe yakuna hari igihe umuntu ibibazo bimwunamika umuntu akunama akajya agenda yunamye yajya ajya kurakagira gutya kubera ibibazo hani wese nimo ariko hari imbaraga yagize kukunamura hari ugutungurana mu rugo rwawe hari ugutungurana mu bavandimwe bawe Yesu Kristo ndubamira nkubwire ngo ibigutsikamiye ugiye kubitungura ndagira ngo dusenge shuti mukurikiye gusengerwa abari ku migabane itandukanye umaze imyaka myishurira umaze imyaka myishubabaye umaze imyaka myinshi ukenye umaze imyaka myinshi waravuzwe umaze imyaka myinshi waratawe ende wasinimo ejo bundi tuganira ijambo ry'Imana navuze ku muyaga navuze maze kuba ku muyaga navuze ku mwuka wera navuze ku kwihana ariko uyu munsi umwuka w'Imana yamaye ngo mbwira abantu birashoboka ko umaze iminsi mu masengesho birashoboka ko wamaze kuzana Imana birashoboka ko hari ibyo wamaze gufata umwanzuro ukabivamo hari imbaraga z'Imana zize kugusunika kuko izabatate n'abahokere n'abo wari wizeye zarananiwe ariko hari Imana izanye imbaraga z'Imana hari wata ndagira ngo wakire gutungurana nshuti yanyu imigambi yawe singi y'abantu imbaraga zawe singi zabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe singi y'abantu imbaraga zawe singi zabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka habwikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda none uyu munsi urabinyeretse habwikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wankoreye wanyeretse kera y'ukunda none uyu munsi urabinyeretse
utandukanye imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu dedipa imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi anaramanutse n'ikuzimu wemeye kuza kurwanira kunesha n'ukwawe murengezi iyo utamba hafi murengezi anaramanutse n'ikuzimu wemeye kuza kurwanira kunesha n'ukwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izawo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu lala imbere yawe birashoboka imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu imigambi y'abantu imigambi y'ibikurwanya imigambi y'uguca intege imigambi y'ibyo byapanzwe imigambi y'uburwayi imigambi y'abarozi ntabwo imeze nk'iy'Imana neweza n'Imana pa hari imigambi Imana ifite ku buzima bwawe hari imigambi Imana ifite ku bana bawe hari imigambi Imana ifite mu bwenge bwawe nubwo basuzuguye diporome yawe igata agaciro ntigira agaciro ukaba usa nawe utize kandi warize Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka ku buzima bwawe Imana ishimwe uze mwesabe mirako Yesu abingabo yacu idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tuti shimwa Mukiza uze mwesabe mirako Yesu abingabo yacu idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tuti shimwa Mukiza imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izawo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ndagira ngo dusenge ndumva umwuka w'Imana abwira nkubwire ngo sha bugufi icyambere ubwire Kristo ngo mwami wanjye nitekerejeho nsanze nkeneye kubabarira ibyaha byanjye ukimara kumbabarira unshyire ku rutonde rw'abatungurana unshyire ku rutonde rw'abatungura undinde urutonde rw'abapfa unshyire ku rutonde rw'abatungurana ko bwize nuko bukeye abantu barapfa ko bwize nuko bukeye tubona amatangazo y'abapfa ko bwize nuko bukeye ari mu gihugu cyacu ari hanze y'igihugu ibintu byo gupfa ni ibintu twese amatwi yacu amaze kumva cyane ariko bwira Imana ngo Mana ndakwinginze
ni wowe wandemye, ni wowe wampaye kubaho, ni wowe wandinze cyagiye, ni wowe wasimukije impfu. Ushyire ku rutonde rw'ababaho, undinde urutonde rw'abapfa. Enekosi umbwire Yesu ngo hari icyo nagukorera, hari icyo nakorera igihugu, hari icyo nakora umuryango wanjye, hari icyo nakora itorero. Umbwire Yesu ngo mwami, ndagira ngo ushyire ku rutonde rw'abo wateguye bagiye gutungurana, bagiye gutungura. Gutungura ni umuntu abantu bari baravuze ngo byararangiye gutungurana. Kandi umukwe Imana ni ugutungurana kwiza, ntabwo ari ugutungurana kubi. Oya, ni abantu Imana igiye kongera kugirira neza, ni abantu Imana igiye kongera kugira imbabazi, ni abantu Imana ikuyeho gutsikamirwa. Reka dusenge. Akira gutungura, utungure ibyari bikuri imbere, utungure abantu, utungure inshuti mwari mukurikiye gusenga rwa Imana ibagire neza. Wowe ufashe umwanzuro wo gukizwa, ushobora kwegera pasiteri ukamuhamagara, ukamuhamagara ndashaka gukizwa. Wowe ufashe umwanzuro wo gukizwa, utarufite urusengero ubarizwamo, utarufite aho usengera, ushaka kuduhamagara twufasha kwatwa nta kibazo. Wowe kandi wari umaze igihe ufite umara umutima, warabuze wakugira inama, warabuze wagusengera, ushaka kuduhamagara tukakugira inama, tukagusengera muri no bihe. Yesu abagire neza kandi Yesu abiteho. Ndakwifuriza kuzagira iherezo ryiza, ndakwifuriza kugira ku mugambi mwiza, ku mugambi watumye uvuka. Ntabwo wavutse kumanuka, wavutse kubw'umugambi mwiza w'Imana. Ndagira ngo umugambi mwiza w'Imana uzawugira mu izina rya Yesu. Ntuzapfa uhagaze, kuko iyo umuntu ari mu byaha aba arapfuye ahagaze. Ahubwo zuka uyu munsi, uzukane na Kristo, amateka ahinduke. Bye bye. Imana ibagire neza. Ikiganiro nakagaruka Yesu agenza mu izina rya Yesu. Amen. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora.